meze neza. Reka nizere ko buri wese ameze neza kandi uwaba atameze neza wenda afite umurwayi, afite izindi mbogamizi yihangane kandi ndizera ko uko bwije n'uko bukeye Imana ishobora kukugirira neza. Rero hari ibiba birenze ubushobozi bw'abana b'abantu ariko njye nemera Imana, nemera ko ibirenze ubushobozi bw'umwana w'umuntu hari Imana yabigira neza. Kandi umeze neza nawe uyu munsi ntiwirare, ntiwumve ko ari burundu cyangwa ngo wishongore ku baba batameze neza. Hari igihe uyu munsi ashobora kuba ari njye, ejo akaba ari wowe. Niko kantu mba naheraho. Uyu munsi rero nje kuza kuvuga kuri personal experience, ndagerageza kuvuga kuri iraba ari episode ya gatatu, mbashimira ukuntu for like ni byinshi ntabwo twebwe expectingaga ariko twabashishikariza no kugumya mukanda kuri like, share, subscribe, nacyo nabyo bitwaye. Rero uyu munsi nje kuza nsubiza mu muvandimwe wambajije bigendeye ku kiganiro nakoze kivuga ukuntu nize ariko nkanavuga n'ukuntu naba narabonye akazi mu kigo muri big company. So mvuga ko kimwe mu byamfashije ari professional certificate nari mfite. Arangije aranyandikira iki kibazo: urakoze cyane muvandi kubwo inama uduhaye, ubutaha uzatubwire ukuntu wakoreye professional certificate ujye in deep tubashe kumenya uko twayishaka. Thank you so much. Murakoze cyane. Merci beaucoup. Kumva abandi batumva icyongereza. Go in deep au profondeur niba rero tuvugishije ukuri ku gutanga inama nazi scope y'icyo y'inzozi ufite. Biragoye ariko ndagerageza kuvuga mu buryo muri rusange. Uburyo muri rusange ndagerageza kuvuga ko professional certificates akenshi ziterwa n'icyo ushaka kuba, n'icyo ushaka kugeraho. Dufate urugero, professional courses nakorera nk'umuntu wize IT itandukanye na professional courses y'umuntu wize HR, itandukanye na professional courses y'umuntu wize wenda accounting, itandukanye na professional courses wenda y'umuntu wize electrical engineering. Kandi ikindi cya kabiri, hari amafield atagira professional courses. So icyo gihe rero aho babara experience. Dufate urugero nko muri electronic, sinzi niba ari professional courses ihari muri electronic, ariko ushobora kuba wenda dufate urugero nka electrical engineering ibamo ibintu byinshi. Ni urugero ngiye mfashe par hasard. Ushobora nko kuvuga ati wenda professional courses niba zibaho zijyanye na transformer, niba wenda zibaho zijyanye na installation of maybe imirindankuba. For instance, ndavuga iyo mvuze professional courses ntabwo mba mvuze izi courses ugenda ugafata kuri Udemy, izi courses ugenda ugafata mu matraining wagiyemo. Ntabwo izo bazibara, ntabwo izo ziba considered. Iyo tuvuze professional courses hano izo ndimo kuvuga ni ya certificate yo ku rwego mpuzamahanga. Tuvuge niba uyifite ku buryo nshobora kujya kuri website bayiguhaye cyangwa kuri abayiguhaye, narangiza ngacekinga nkabona koko ko nkakubona muri database. Akenshi izi professional certificate ziba zishyurwa amafaranga ku mwaka, zikishyurwa amafaranga ya membership yo kuba uri umumambure. Dufate urugero nko kugira ngo wenda niba byumvikane, dufate urugero nka certificate yitwa CPA mu Rwanda. Abantu bize accounting bari certified public accountant, murabizi ko hari amafaranga bahora batanga buri mwaka, cyangwa certified bari Kenya cyangwa bari mu Burundi. Abantu baba muri urwo rugaga, ikigo cyatanze iyo certificate kigira amafaranga bishyura buri mwaka, kubera ko akenshi baba basipoza ko umuntu uyifite akenshi aid experience imwemera kubona ayo mafaranga. So
nagerageje gusaka muri domaine zitandukanye, nagerageje kwandika muri Google professional certificates in all industries, niko nakabaye nanditse ariko Google ihita ibikosora. So bagerageje kuvuga ko bitewe, urabona domaine, hari domaine project management, hari business analyst, hari supply chain, hari Cisco, ibintu bijyanye na networking, hari human resources, hari accounting, hari cloud, so EWS certified solution architect, ariko hano hari izo batashyizemo, hari hacking, so hari healthcare certification. So it's upon you, bitewe na domain ushaka. Dufate urugero, niba ushaka kujya muri domain, so iyo uba wenda mwambwiye domain, nzi domain ushaka, hari izo natanga wa idea. Dufate urugero nka domain ya IT na domain ya accounting, yo nzifiteho amakuru kubera, so na project management. So dufate urugero nko muri domain, nko muri project management iyi harimo certificate yitwa PMP. So niyo nagira umuntu inama, niba ari wa muntu ukeneye gukora projet y'imishinga, nakugira inama na management y'ama projet, nakugira inama yo kwiga PMP, cyangwa iyi akenshi ku muntu ugeze kuri managerial level, ushaka kujya kuri managerial level, iyi iragufasha kumenya uko unegosya amadira amwe n'amwe. So rero iyi yagufasha ku bijyanye na cyber security. Hari zo na rekomanda, hari nk'iyitwa CSSP, na certificate nzi ikomeye muri cyber security kurusha iyi. Niyo wenda waba ukeneye kujya mu zo bita penetration testing, iyi certificate iyo uyifite niyo nakubwira ikwagurira imiryango hafi ya yose. So nka supply chain habamo ama certificate yayo. Dufate urugero nk'iyi bita certified supply chain. So nyuma y'uko umaze guhitamo iyo ushaka, dufate urugero, niba n'urugero par exemple, so actually ubundi izi saha kuwa gatatu njya gusenga, ariko ahantu ntuye mu mujyi ntuyemo habaye imyuzure, so ntabwo uyu munsi ndi buze kujya gusenga. Tuba dufite amateraniro y'abapapa, y'abagabo, rero niyo mpamvu mwihangane ubwo kari agaciyemo, ntabwo kubibura bituma utajya gusenga mister. So so then dufate urugero, reka mfate urugero kuri project management kugira ngo wumve procedure byacamo, ari njye ushatse kuyikora uko nabigenza. First of all, ugomba kureba izi professional certificate kugira ngo bayiguhe, hari imyaka basaba kuba umaze muri iyo domain. Dufate urugero nka project management, basaba byibuze nk'iyi PMP, iyo bita project management certification, ariko project management professional isaba byibuze ko umaze imyaka 3 uri kuri level yo kumanaginga projects. Ntago bayiguha utarigeze ukora muri ibyo bintu, ugomba kwerekana experience yuko at least ibyo bintu wabibayemo. So icyo gihe rero iyo umaze guhitamo ko njya kwiga project management, icyo nkora ni iki: ndaza nkajya kuri Google, google.com, nkandika PMP, niko yitwa project management information, n'urugero, kuko ibintu byose wabibona kuri information. Ubona ko itangwa n'ikigo bita Project Management Institute. Ni ikigo bavarura ko kuva muri 2021 muri 2020 mu kwa karindwi bari bafite abantu miliyoni bafite project management. Ni ukuvuga ngo biba bizwi 368 baba bazwa abo bantu, ntabwo wakwifata ngo ugende uhimbe ngo urimo kandi utarimo. So rero ikabikorera mu bihugu 212. Ni ukuvuga ngo bafite abamambure mu bihugu 212. Urumva ni ku isi hose. Ni izi certificate tuba tuvuga, ni ya certificate. Nujya muri Sri Lanka uzasangamo bafite abantu muri Sri Lanka, urabona bavugira n'icyo bita chapters, chartered chapters. Ni ukuvuga ngo ni amashapitre
ntabwo ari amashapiti, ni local offices. Ni ukuvuga ngo baba bafite utuburanche dutoya, dufata urugero nko mu Rwanda abantu bahari bayizifite, bakaba bafite aka kominote kabo. So, urumva icyo bigufasha ni iki? Bigufasha ko niba ugiye muri exame cyangwa niba umaze kuyibona uri umumemba w'aho hantu, sometimes hari igihe bakenera amatraining, sometimes hari igihe abo nibo baba bazatanga akazi muri iyo domaine. So biba byiza rero iyo ugiye ukitabira amanama nk'ayo y'abo bantu. So niyo mpamvu rero baba barashyizeho aba bamambu, ni ibintu biba bizwi. Ndahamya ko ushobora nko kujya kuri Wikipedia ugasanga bashobora kugenda bakubwira ahantu bagiye baherereye n'uduce barimo n'ibiki byose n'ibicyo baba bujuje. So urumva nk'uko nabivugaga, hari ibintu biba bikenewe kugira ngo banze uyipasinge. Hano ni kuri Wikipedia ariko bagenda babirivayizinga. Uba ukeneye kwerekana ko mu mezi 36 ugomba kwerekana ko byibuze hari umushinga wayoboye, hari imishinga wayoboye mu mezi 36 mu myaka 8 ishize. Bikerekana ko byibuze ufite amasaha 35 wize ajyanye na project management, cyangwa ukerekana ko byibuze ufite kandi ubwo biba bihuza n'imyaka 4 ya kaminuza, ko nayo ufite certificate nk'iyo. So nyuma y'ibyo ushobora kwerekana ko uri muri groupe B, werekana ko ufite high school diploma, ukaba warayoboye amaproje amezi 60, ubwo ni imyaka 5, ukaba byibuze hari proje wakozeho, hari amasomo wize ajyanye n'amasaha 35. Izo ni requirement. Any certificate zose izi ziri professional zigira ibi bintu. Nari nguhaye urugero rumwe, reka tujye kuri yitwa SCCA, Associated Chartered Association of Chartered Certified Accountant. Nabo bavuga ko bafite abamambure 240. So bakaba bafite abamemba barimo kwiga future, barimo guprojectinga aba future bangana gutya. Ni ukuvuga ngo abantu bari muri procedure barimo kubikoraho. So iyo ndi umumemba wayo, ni ukuvuga ngo iyo umaze kubihitamo uko nabivuze, uza ku rubuga rwabo ukaza ukareba bakenera ibiki, ni ibiki umumemba agomba kuba yujuje, warangiza ukaapurayinga, ukareba icyo bita membership, bisaba ibiki, biba bihari kuri website, then ukaapurayinga, uraza ugakeretinga account, apply here now, bakagira amafaranga bagenda bagucharginga. So iyo niyo logique iri global. Icyo igikurikiraho ni iki? Dufata urugero nka PMP. Iyo umaze kumenya information na certificate uzakenera, box uraza, hari ama professional certificate yo wishyuye baguhereza n'ibitabo. So cyangwa igitabo ukazakigura ku ruhande. Dufata urugero nka hano, urabona ko igitabo kigurwa. Ushobora kuza ukicara ugafata icyo gitabo ukagenda ukagisoma. Iyo umaze kugisoma iki gitabo cyangwa umaze kukigura, uragenda ukicara, nyuma wumva wabirangije wabimazemo. So kiba kimeze nguko. So iyo umaze kumva wabimazemo wumva uri tayari, uraza ukajya kuri babandi baba baratanze icyo gitabo, baba barakoze iryo somo, ukaza ukajya kuri website yabo PMP examine. Ndimo kwandika ndananiwe. Examination. So warangiza ukajya kuri exams, ukareba uko bagira, ukabikanda, ugakandaho nyine baba barakiza ahantu ugenda ukanda. Iyo wamaze kwinjiramo ukaza guhitamo aho uzajya gukorera. Iyo umaze guhitamo aho uzajya gukorera, baba bafite amasenta bakorana. Dufata urugero nk'umuntu uri i Kigali, PMP Exam Center in Kigali. So byose ni kuri Google by the way. Urabona ko nafashe certificate imwe, so ariko urabona hano bahita baza bakakwereka ahantu ushobora kuvana ayo makuru ajyanye na
exam center ahantu wagenda ugakorera ikizamini. So ngiye kukwereka uru rutonde they keep up, it's keep updating, bakipinga babya updatinga always. So urabona ni confidential informations. So ikindi ni by 2019. So nk'ubu ushobora kuza ugashakamo Rwanda, kanze turebe, katurebe control F Rwanda. So urabona ko u Rwanda dufite ahantu hamwe hitwa KIST, Kigali Institute of Science and Technology, ariko bakakwereka nimero de telefone zabo, bakakwereka ko ahantu ari level ya kabiri. So hano ubu wajya muri KIST ukicara ugakora icyo kizamini. Baba bafite ukuntu iyo ugiye kubukinga automatically muri system, ugiye kubukinga exam ihita iboneka, bihita biza. Reka ducekinge mu Burundi turebe ko mu Burundi hahari. So urabona tufate nk'urugero nk'Uburundi ntago harimo. So Burundi niba atarimo, ubwo ushobora gusanga Tanzania. Reka turebe Tanzania harahari. Urabona ko Tanzania harahari. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu uri i Burundi yajya ahantu bita Tekino, ashobora kuza mu Rwanda nk'uko tuhabonye muri KIST, cyangwa akaza Tekino Brand Limited akajya muri Dar es Salaam. So contact ziba ziriho, ubwo ushobora kubandikira, ushobora kubahamagara mu Rwanda, ushobora kubandikira cyangwa n'ahandi Zambia, Rusaka. So urabona ni ku rwego rw'isi. Urabona dufata urugero nka Nairobi, bafite ahantu habiri wajya, bafite Nairobi ahantu habiri, ibigo bibiri wajyamo gukoramo. So ni henshi nyine. Urabona na Moscow harahari, Pune harahari mu Buhinde, Bangalore harahari, Vienna harahari, Poland. Reka turebe Poland ndumva hari Warsaw na Poznan. So like you see haba hahari. So urabona Poznan harahari, ku buryo ushobora kujya muri iyo mijyi aho hantu ukajya gukora exam, ubwo bikaba birabaye. So Poland. So urabona ko Pologne bafite ahantu henshi, Krakow, Wrocław. So bafite ahantu henshi wajya gukorera iki kizamini. So like last time ndumva ari ikizamini nagiye gukora. So urumva haba hari ahantu henshi ushobora kuba wagenda ugakorera, bikaba birabaye. So iyo umaze kubona rero certificate, icyo ukora ni iki? Tuvuge uragiye urakoze, uratsinze. Iyo umaze gukora uza kuri ba bantu hahandi. Iyo umaze gukora kenshi, iyo wagiye gukora hariya biba biri automatic, since biba biri automatic. Anyway, so ntabwo nshaka kwerekana ama confidential information zanjye, ariko iyo umaze kubikora bakubwira ko watsinze, bahita babikwereka. Hari abo bahita babikwereka, ariko hari naho utegereza 5 days kugira ngo bizabe confirmed ko watsinze. Iyo urangize gutsinda, ikiba gisigaye ni ukuba umumemba. Icyo gihe ni ukuvuga ngo usigaye kwerekana yuko ufite experience, wabaye umumemba. So iyo bamaze kuverify experience yawe, baguhereza certificate. Dufata urugero nko kuri PMP, certificate ibigaragara ite. Dufata urugero, n'urugero rumwe twafasha. So ko uko babyerekana, sinzi niba umuntu arabasha kubibona. So urabona ko haba hariho amazina yawe, sorry. nari nkoze ibara. So nari nkoze ibara. So kandi ko atari nikidi. So iyo umaze gutsinda, haba hariho ibintu bibiri. Haba hariho amazina yawe. Dufata urugero ni Paul Aimable, have been formally evaluated for demonstrating experience, knowledge, and performance in achieving an organization objective through defining an overseas project and resources and the global credentials. One of the global credentials baba bayiguhaye yitwa project management professional. In testimonial, we have subscribed our signature under the seal of the institute. Kugira ngo board of directors bagasinyaho,
president na CEO agateraho kashi. Iyi nuza ibihari, iyi nuza bayishyizeho kugira ngo bigende bite. Aka kantu, aka ka barcode ni akiki. Nuko iyo utanze certificate yawe, umuntu agafata barcode scanner, iba ishobora guhita imujyana ku yindi link, akahita verify niba koko uyu muntu witwa Anati yarabashije gupasa iyi certificate. So ikindi kiriho ni namba ya PMP. Iyo certificate yawe iba igifite imibare. Ikindi biriho igihe yatangiwe n'igihe izarangirira. So ni ukuvuga ngo iyi company iyo ibi birangije, hari amafaranga bita membership. PMP membership cost. So PMP membership cost ni ukuvuga ngo ku mwaka wishyura membership, wishyura amadolari to renew ishobora kuba member, wishyura amadolari 60. So cyangwa ukishyura, hari igihe udahitamo kuba umumemba ukazajya wishyura amadolari 150. So ni ukuvuga ngo buri mwaka nk'uko nabivuze hari amafaranga ugenda wishyura. Ariko dufate urugero nko ku zanjye CSSP mfite, ni ukuvuga ngo ni certificate igaragara gutya, igaragara gutya. Reka mbereke urugero nko k'uyu muvandimwe witwa okay, urabona nk'uyu muvandimwe witwa Duane, hari ibintu yahidinze, hari icyo bita certification number yarabihishe, kuko urumva ni personal information. So umuntu wese yagenda agacekinga, ariko ndakeka ko na bino mo hagati yabihishe. So yagenda agacekinga, akareba detaye zitamugenewe, akareba amazina yawe n'ibiki. Niyo mpamvu ngewe natahisemo gukoresha. Okay, reka dufate urugero nk'uyu muntu witwa Frank Retainer. So ndabona bigaragara. So reka mbaye urugero ukuntu uyu mugabo bizagaragara. So urabona certification number ye ni 817835. Ndajya ku rubuga rwayitanze, ni I2. Mfashe simbe ndi muri system yanjye. Okay. Ndaza hano kuri member, ndangiza ngire member verification. Then ndandikamo last name ye ni Retainer. Okay, ndumva ni Retainer. Noneho professional certificate we ni 81 niba nibuka neza, 817835. Nindangiza ntacing. So urabona birahita bigaragara ko uyu muvandimwe witwa Frank Retainer yabonye certificate imeze gutya, izarangira. Urabona hari professional certificate yakoreye zibiri. Urabona izo afite zose, ucyandikamo amazina ye, ucyandikamo membership ye, ID ye, hahita haza professional certificate zose afite. Urabona uyu mugabo ntago muzi pe, ariko nk'uba amaye CV ye, nahita mbona ko ari CSSP certified, yabaye CSSP certified 2021, ari na ISAP, no Information System Security Architecture Professional, kuva muri 2023. Zose zikamwe zikazarangira muri 2028 na karindwi. So this is logique niyo, nuko iba yubakitse. Nuko ngo certificate uba ufite mw'icyo kigo zikujya ku mazina. Nuko n'uwa applyinga usaba akazi, uyu muntu simuzi, ariko nshobora kwitamo ngo at least at professional level nzi neza yuko ibi bintu abyumva, nzi neza ko umuhaye akazi uyu muntu yabasha kuzajya akora ibyo asabwa. So nyuma yo kwishyura icyo bita membership fees, hari icyo twita annual maintenance fees. Ni amafaranga uba usabwa kwishyura yo kugira ngo ba maintaining iyi certificate. Kuba mbashe kumucekinga nkabona amadetaye ye,
ni ukuvuga ngo aba yarishyuye membership, ni ukuvuga ngo aba akiri umu active user, akiri umu active personnel. Ni ukuvuga ngo hano rero tubyishyura dute? Tubyishyura dute? Ni ukuvuga ngo buri mwaka nk'ubu nkanjye nishyura amadolari $135. So amadolari $135 buri mwaka ndayishyura. Iyo nayishyuye nyine ubwo wazajya uncekinga ukambura. So this is it. Ndumva ni icyo. Nyuma hakaza n'ikindi kintu twita sorry, ntabwo ndimo gushaka kwerekana details. Okay. Tukagira n'ikindi kintu cyitwa CPs. CPs ni continuing professional education. Kubera ni amasomo umuntu aba yaragiye yiga, ugenda wiga. CPEs ni amasomo ugenda wiga uko bwije uko bukeye, cyangwa warakoze amanama warapresence. Uko uziga uba ugomba kurizirepotinga. Ni ukuvuga ngo nko kuri CSSP uba ugomba kuripotinga byibuze mu mwaka amasaha 120 y'uko wize mu myaka 3. Ni ukuvuga ngo buri mwaka ugomba kuripotinga 40, buri mwaka 40, buri mwaka 40. Nibyo biri recommended, ariko ushaka wabyigira rimwe 60 bikaba birabaye, ukaba ya professional certificate yawe ukaba urayimaintainze. So nuko nabivuga, nicyo kintu bisaba, nta kindi. Ndumva ibibazo byose, ibikenewe byose muri detaye nagerageje kubivugaho. Ubundi icyo natari mvuzeho, urumva iyo umaze gupasinga ayo ma professional courses nk'uko tubibonye, aya mafaranga yaba ari menshi sometime. So what do we do? Icyo dukora ni igiki rero sasa? Twe icyo umaze kuyibona nkanjye, of course hari kampani zimwe na zimwe zikwemera kuzikwishyurira, ariko hari kampani zikubwira ngo nuyikora nituguha amafaranga ukayishyura, tuzagutegeka umwaka cyangwa imyaka 2 yo kudukorera, cyangwa nugenda tuzabone nugenda mbere uzayadusubiza. So urwo ni uruhande rumwe, ariko njyewe nshobora kuvuga ngo sometimes nahitamo ko umuntu abyishyura bitewe na situation. Ufite amafaranga wabyishyura, kampani itabikwishyura wabyikorera, kuko it doesn't matter. Ntabwo uri kuvuga ngo nutabikora bizateza ikibazo. Wowe yaba kampani yabikwishyura waba wabyishyura, icy'ingenzi no kupasa iyo course. Ikindi nuko iyo umaze kuyipasa, nkuko nabivuze, hari amafaranga y'umwaka uba ugomba kuzajya utanga. Ayo mafaranga rero nkangiye kuri zino mfite, kuzo mfite kampani irazinyishyurira. Kubera iki? Kuko sometimes niba uzifite ni credibility yuko ni credibility uba wongereye kampani yuko icyo uri bukore kiri kuri professional level. So urumva niba bagiye kwaka nk'isoko, dufata urugero ndi umwoditeri, bagasanga mfite CISM, bagasanga mfite CSSP, so kampani ibyungukiramo ko those people baranegose, bakavuga okay, these people dufite abantu bari kuri professional kuri iyi level, dufite abadokiteri aba n'aba, dufite abantu bari certified gutya, dufite abantu bafite experience gutya na gutya, dufite abantu bafite ama professional certificate muri field n'izi. Ni ukorana natwe birize. Ni nkuko wajya ku mekanisien ugasanga dufata urugero yagize training muri Korea, afite certificate ya Hyundai yuko ari we certified, yuko ari we certified kuri Santa Fe, ari we recommended. Urumva uwo muntu level bariho, uwo muntu kuvuga ngo umuhaye Santa Fe yawe, ubuzi ko ibintu ari buze ku report, ari buze ku generatinga 100% imitinga na wundi muntu wayi questioningaho. Kandi niba generatinze report, ubundi nta muntu akagombye kuba mbaza ngo we, kuko level ndiho inyemera kuba nasohora iyo report, right? Urwego ndiho runyemera kuba nasohora iyo raporo. So rero nuko kuntu mbyumva.
ni nuko kuntu nabivugaho. So some company ngiye kuzanjye uyu mwaka n'uriya myaka nubwo ari ebyiri barazinyishyurira. So ubwo indi nakongera ya gatatu ni azaba ari avantage, ni umutwaro wanjye, so nanjye nayishyurira nta kibazo. So nuko kuntu ndumva arizo detaye nabaha. Nari nzi ko byihuta ariko navuze menshi, ariko nizere ko ayo navuze yose yabafashije, yaguhaye detaye. Kugira ngo nsamarayizinze, usabwa kubanza ukamenya nshaka iki, icyo gihe nyuma icyo ushaka ukaza kumenya domaine ukijyanamo. Ese ni ikihe kirimo amafaranga? Ko ntago njye nibwo nize electronique telecommunication, ntago nari kuguma muri electronique telecommunication, ntago nari kujya kuzajya mangana za Maxwell equation. So ndabivuyemo njya muri networking mbonye mbona harimo kuzamo abantu benshi, nigira muri cyber security naho mbona abantu batangiye kuzamo ari benshi, ndimo kugerageza kubihuza n'izindi domaine. So nawe rero ni ukumenya ngo iyi nge ndashaka kujya hehe, ndajya mu bihe, competence imeze ite, ese ibi bintu nzabishobora, ko si n'ibintu byose wakwiga ngo byose uzabishobora. So ariko nta kitigika, nta kitashoboka, iyo uzi icyo ushaka uremera ukajyama nkacyo nyine. Niba mu kinyarwanda niho tuvuga ngo ushaka inka ajyama nkayo. So ariko ubumenyi bwinshi ugize confusion, ibintu byinshi kuri YouTube birahari. Isufi yuko ujya kuri YouTube any certificate natekereza, let me check. Nujya kuri youtube.com, aho kugira ngo ubimare wirebera yagona na bya bindi bihari birimo ku bitrendinga, ushobora kuza ukandikamo gute. Dufate urugero PMP, iyi twakoresheje nk'iyi PMP explained ni urugero. Warangiza detaye zose zirimo ibyo wakwiga, then ni urugero ukiga. Hari abantu bakoze amacourses, wana nk'uyu yavuze igitabo edition 1 version agenda bisobanura. So dufite amahirwe rero ko tuba dufite YouTube, so it's one of the resources that we can use and then reach amazing level. So ikindi nkuko nabivugiye, navuze kuri side imwe, ariko nuwajya ku yindi side nuko kuntu ubigenza. Uko step nagiye nkoresha nuko kuntu nawe wabigenza, kandi ibishoboka abantu bakugiramo inama. Kandi nta course n'iyi n'imwe iriho idafite certificate. Dufate urugero muri risk management, dufate urugero professional courses in risk management. So niba uri muri banke hari ama courses menshi. Dufate nk'uru rugero muri financial zirahari rwose. Hari umuvandimwe nzi urimo kwiga Global Association of Risk Professional. So urabona baba bafite amakosi menshi. So amakosi ushobora kuza ukiga, membership, urabona byandi byose bya membership biba bihari kabisa. Hana nk'iyi financial risk and regulations, financial foundation of financial risk, ibi byose ukaza nyine ukicara ukiga ugasoma. So bene bikaba birabaye. So bakwereka ibigo bikeneye abakozi babifite: UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, KPMG, Citigroup, SBC. So urabona ni banki nyinshi mu by'ukuri. So nizera ko amakuru mbahaye yabafasha. So ikindi urabona nk'iyi certificate uyifite, kwereka ko muri United States iri comparable to US master degree standard. So bivuze ngo niba uyifite bagufata nk'aho uri umuntu warangije masters, so US master degree standard. So bagufata nyine, urumva hari avantage. Urumva nk'ubwo ugiye gusaba akazi uyifite, akakaba ntabwo nakababwiye, iyo ugiye kuyisaba uyifite, dufate urugero nk'CSSP iba yerekana ko mfite nka masters muri cyber security. Kugira ngo uyikorere mon cher ami twabanza tukaranga nk'abanyarwanda baba bayifite, ntabwo turenze 5 cyangwa 10. So turi hagati ya 5 n'10.
ko ntago mfite update neza, ariko nzi ko njya kuyikorera, njya kubitekereza yari umunyarwanda umwe, so witwa Samuel. So hanyuma ariko nabonye twariyongeye, twabaye ndumva bonzi batarenze batanu, ariko nabo ntabwo bagiramo. So rero urumva nk'iyo ufite masters umeze nk'uwayiboneye US, so which is amazing. Urumva ugiye US wakwapurayinga ukabona akazi ko irazwi, ntabwo ari ikintu ujya guhimba, ariko ari nka certificate uba ufite bachelor degree, ku buryo bashyira muri systeme bakareba bagasanga nta muntu n'umwe uyizi. So navuga ko uramutse uyifite ugize nk'izi professional courses birafasha. So nizere ko amakuru mbahaye afite umumaro, nizere ko nubwo ari iminota myinshi, nizere ko muri bubashe kubyumva. Wazagira ikibazo ukambaza. So nk'uko nabivuze, aho kugira ngo ujye muri Canada ufite wenda bachelor muri medicine, uri doctor, niyo waba ufite masters, ntabwo sinyaka ko bapfa kukwemera kuvura. Hari amakosa ubanza gukora, ayo rero byaba byiza niba ugiye guhaguruka ukabanza uyatwaye. Nk'ubu hari urugero, hari umuvandimwe uri umushoferi, imihanda ya hano niyo waba ufite perimi yaho, perimi yo mu Rwanda, ntabwo yahita ikwemera ngo uze hano uhite utwara, kuko hano hari ibintu bita tram. Iyo tuvuze tram, iyo uvuze tram ni imodoka zigenda gutya, ziba zimeze nka gari ya moshi, zigira amategeko yazo. So hari ukuntu uba ugomba guhagarara, hari ukuntu uba ugomba kumenya. Rero hari certificate, professional certificate for drivers, ziri ku rwego mpuzamahanga, so ku buryo bakwemera kuba wajya gutwara. Urabona nk'iyi yitwa iyi ngiyi itangwa na World Road Transport Organization. So iyo nayo ubwo niyo washaka. Ni ukuvuga ngo buri kintu cyose uzi ufite mu Rwanda, uzi niba ari bachelor degree ufite muri accounting, buri yose ifite professional certificate yayo. Iyo uyifite, no one uquestioninga iyo capability, baba babizi nyine ko urwo rwego rugezeho hari standard wabasha kumeetinga. So thank you. Reka tureke kuvuga amagambo menshi. So murakoze, Imana ibarinde kandi dusubire ubutaha. Ibihe byiza.